Mu ntangiriro y'isi, Imana yaremye umugabo nuko mu rubavu rwe ivanamo umugore kugira ngo babane buzuzanye bityo bororoke maze buzure isi. Nyamara hari bamwe bumva ko bakwibanira n'abo bahuje ibitsina. Ibi biba byibuze hagati ya 2 na 11% by'abantu. Ibi kandi ntabwo byihariye ku bantu gusa kuko no ku nyamaswa bibaho. Mu isi twakuriyemo, iyo bavuze ubutinganyi habaho gutangara, cyane ko iyo habonetse abatinganyi aho tuba mu buzima bwa buri munsi, usanga kenshi bitungurana cyane ndetse ntitubashe kubyakira. Ubutinganyi si ubwa vuba kuko niyo dusomye amateka muri Bibiliya atubwira ko byabagaho kandi byangwa n'Imana. Muri iyi nkuru twifuje kubasobanurira byinshi ku butinganyi. Ese ubutinganyi ni iki? Ubutinganyi ni ibyiyumviro by'umuntu bimuganisha ku kuba yakundana n'uwo bahuje igitsina. Urugero, umukobwa akisanga ku mukobwa mugenzi we cyangwa umuhungu akisanga ku muhungu mugenzi we. Ibi bikaba bifite impamvu zitandukanye zibitera. Ubutinganyi bukaba bwumvikana cyane cyane mu bihugu byateye imbere byo mu burengerazuba bw'isi. Ni impamvu ki zishobora gutuma umuntu aba umutinganyi? Ntibyoroshye kumenya impamvu nyazo zishobora gutera ubutinganyi. Abahanga mu bya siyansi n'imitekerereze y'umuntu bemeje ko hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umuntu aba umutinganyi. Hari impamvu zijyanye n'imisemburo, impamvu za karande ndetse n'impamvu zijyanye na sosiyete wakuriyemo. Impamvu zijyanye n'imisemburo: umubiri w'umuntu uvubura imisemburo itandukanye. Imisemburo ikaba ivuburwa mu buryo butandukanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore. Urugero, umusemburo wa testosterone uvuburwa cyane mu bagabo kurusha mu bagore. Umusemburo wa estrogen uvuburwa cyane ku bagore kurenza ku bagabo. Iyi misemburo ikaba igira uruhare runini mu gutuma ibyiyumviro byo gukunda umukobwa cyangwa umuhungu bibaho. Iyo habayeho ikibazo mu ngano y'imisemburo ivuburwa, urugero umugabo akavubura estrogen nyinshi, bishobora gutuma umugabo yiyumvamo umugabo mugenzi we, cyangwa umugore yiyumvamo umugore mugenzi we mu gihe afite imisemburo myinshi ya testosterone. Impamvu zijyana na karande: iyo tuvuga karande tuba tuganisha ku buryo uturemangingo gene tugenda duhererekanwa hagati y'abantu. Iziburwa ry'umusemburo n'iterwa ry'amakuru muri two turemangingo gene. Hari abantu bagira uturemangingo dutuma bavura imisemburo itajyanye nabo. Urugero, umuhungu akavura imisemburo y'abakobwa ituma yiyumvamo umuhungu mugenzi we. Ibi biba bitewe n'amakosa ari mu turemangingo. Impamvu zijyana na sosiyete tubamo: sosiyete tubamo nayo ishobora gutuma umuntu aba umutinganyi cyangwa ntamube. Urugero, nk'umwana w'umuhungu wakuriye mu bahungu gusa ashobora gukura yiyumvamo abahungu cyane bigatuma yagira ibyiyumviro byo kubana n'umuhungu mugenzi we. Sosiyete nayo rero ikaba ishobora kuba impamvu yatuma umuntu aba umutinganyi. Ntabwo ari ibi gusa kuko usanga ubutinganyi ari ingeso umuntu ashobora kwandura. Urugero, umuntu akaba yaba umutinganyi abyigishijwe na mugenzi we. Sosiyete tubamo nayo ikaba ishobora kugira uruhare mu gutuma umuntu aba umutinganyi. Ingaruka z'ubutinganyi ni izihe? Ubutinganyi bugira ingaruka haba ku muntu ubwe ndetse na sosiyete ubwayo. Ingaruka z'ubutinganyi ni izi zikurikira: kugabanya kwaguka kwa sosiyete, kuko abantu babana bahuje igitsina ntabwo babyara. Ibi bikaba byatuma sosiyete itaguka kuko bataba babyara ngo bagure umuryango. Ibyago byo kwandura hepatite ndetse n'izindi ndwara harimo na sida biriyongera ku bagabo
babana bahuje ibitsina. Ibi biterwa ahanini n'uko inzira bakoresha bahuza ibitsina zitagenewe gukorerwamo imibonano mpuzabitsina, bityo ibyago byo gukomeretsanya bikiyongera. Bitewe n'uburyo abatinganyi sosiyete ibafata, bashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe kubera uburyo babavuga cyangwa se stress.